Haleluya. Reka tuganire ijambo ry'Imana mu minota mikeya kuri uyu munsi wa mbere muri iki cyumweru, umunsi wa 331 muri uyu mwaka 2023. Uwiteka niwe ukiri kutwambutsa, turamushimira ko yabanye natwe kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2023. Ntadusige twenyine, ntatureke twenyine, ahubwo akagendana natwe mu buryo bwose, akagendana natwe mu byo twaciyemo byose. Ni ukuri umwami wacu nahabwa icyubahiro kandi nashyirwe hejuru. Reka tumushime. Isengesho ry'umunota umwe dushima Imana. Data wa twese, icyubahiro ni icyawe, ineza yawe twarayibonye, twabonye usohoza ibyo wavuganye natwe, tubona usohoza n'ibyo wavuganye na bagenzi bacu bandi. Iyo mirimo yose iyo tuyibonye n'amaso yacu, ni imirimo itwemeza ko uri Imana itabeshya, ni ibitwemeza ko uri Imana yo kwizerwa, ni ibitwemeza ko n'ibitarakunda uzabikora. Benshi muri twe twabaye mu bihe by'amarira muri uyu mwaka benshi muri twe twawunyuzemo, tuwuriramo n'ingorane zikomeye, ariko umunsi ku munsi dukomeza kubona ukuboko kwawe, dukomeza kubona ineza yawe. Niduherekeze no muri iki cyumweru cyose, ukomeze uvugurure ibitekerezo byacu kugira ngo twubakike, tube amabuye mazima. Mwami Imana ikomeye, urakoze. Amen. Haleluya. Uyu munsi turacyaganira ku ngingo yo kwizera. Ndashaka kuvuga ikintu kimwe mu bintu umuntu agomba gukora, agomba gushishikarira gukora kugira ngo abashe kwizera Imana byuzuye. Ntabwo ari ibintu byizana, ntabwo umuntu abyuka mu gitondo ngo bihite biba nk'amaji. No, hari fondasiyo bigomba kuba bishingiraho, hari isoko bigomba kuba bishibukaho. Kugira ngo umuntu yizere Imana bidasanzwe, ayizere n'umutima we wose, bisaba ko hari fondasiyo yabyo iba yarubatswe muri we. Iyo udafite isoko ihamye y'ibyo uvuga, igihe iyo kigeze niwe wa mbere uvangirwa nabyo. Ariko isobanukiwe neza uwo wizeye, imbaraga ze ziba ziri kumwe nawe iteka. What I mean, you must know your God and Jesus. Ugomba kumenya Imana ukamenya na Kristo. Maybe igihe kimwe nimbona umwanya neza, nzaza tuganire neza ku uwo Kristo ari we. Abakristo benshi bazi ko Kristo misiyo ye yari ugukiza abantu ibyaha gusa. No, bifite different perspectives. Igihe kimwe twazabiganira tukareba ngo who is Kristo, ni iki, ni ibiki, ni imirimo ingahe yaje gusohoza mu buzima bw'umuntu. Amen. Kugira ngo ubashe kwizera Imana neza, ugomba kuyimenya ukamenya na Kristo. Ntabwo waba umukristo w'imbaraga, ntabwo waba umukristo w'imbaraga udafite ubumenyi bwuzuye bugusobanurira neza Imana yawe. Ntabwo byakunda kuba umukristo w'imbaraga, ntabwo byakunda namba utarasobanukirwa Imana. Ababyeyi bacu mu byo kwizera, mu by'agakiza, benshi muri bo ntabwo bari barize, nta mashuri menshi bari barize, nta madiguri bari bafite, yewe n'ubutunzi ntabwo bwari buhari. Ntabwo bari ababiliyoneri, ntibari abamiliyoneri,
ariko bari bafite ikintu gikomeye, kumenya Imana. Nimba ari umubyeyi wawe usenga, nimba yaramenye Imana, urabibona. Nimba ari umusaza cyangwa umukecuru muziranye wamenye Imana, ibyo ni ibintu ubona iyo muhuye. Nta mashuri menshi yize, nta mamiliyoni atunze, ariko hari ikintu kimwe mbaziho aba bantu. Bazi kumenya ngo Imana niyivuze, bazi kumenya ngo Imana ishaka gukora, bazi kumenya ngo Imana ishaka iki, bazi kumenya ngo Imana ikintu igishaka. Nimba hari ikintu cyatumye abantu bamenya Imana mu myaka ya kera bahagarara mu butware bwayo, ni ukuyimenya. Hanyuma ndimo ndasenga ngo Mana, muri ibi bihe turimo, wemeye ko tuvukiramo, wemeye ko tubivukiramo, uko byaba bikomeye kose, impamvu wemeye ko tubibamo ni uko ari twe twagira icyo tubikoramo ngo ubushake bwawe bugaragare. Inshuti y'Imana, impamvu Kristo yemeye kuvuka muri ibi bihe, uko byaba bigoye kose, yari yabipimye abona ni wowe ukenewe ngo ubushake bwe bwuzure muri ibi bihe. Reka dusome igitabo cy'Imigani, igice cy'icyenda umurongo wa 10. Igitabo cy'Imigani, igice cy'icyenda umurongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya Uwera ni ubuhanga. Bivuze iki? Ubwenge bwo kumenya Imana butangirira mu kuyubaha. Iyo ushaka kugira ubuhanga bwo kumenya Kristo, bisaba ko utangira kumwubaha, and you practice it. Igihe cyose umutima wawe utaremera gutangira kubaha Uwiteka, ntabwo ubwenge bwaza. Ngo kandi kumenya Uwera ni ishingiro ry'ubuhanga. Kugira ngo umuntu abe umuhanga mu byo akora, mu by'uru rugendo, asobanukirwe igihe cyo gutega amatwi n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo kugenda n'igihe cyo gutegereza, bisaba ko abasha kumenya Uwera. Bibiliya iravuze ngo kumenya Uwera ni ishingiro ry'ubuhanga. Iyo wamenye Imana, hari concept utajyaga wumva utangira gusobanukirwa. Uko biravuga ngo nta kintu na kimwe gihishwe muri iyi si. Umwana w'umuntu niwe uri limited, ariko yari Uwiteka buri kintu cyose kiba kiri ku karubanda. Uko urushaho kumenya Uwera, niko arushaho kukwereka ibintu byinshi byagufasha kugira ngo uhagarare ahagushaka. Amen. Twihuse nanone, reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 17 umurongo wa 3. Bibiliya iravuga ngo ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ushaka kwizera Imana, ushaka gukura mu byo kwizera, shishikarira kumenya Imana. Uyu yari Kristo arimo asenga. Mbere na mbere kugira ngo umuntu akure mu by'ubu bugingo, nuko abasha kumenya Imana. Icyo ni icyambere, akamenya ko ariyo Mana y'ukuri yonyine, akamenya ko ariyo yatumye Kristo, kandi Kristo ni umucyo w'abantu, ni umucyo w'abantu wavuye ku Uwiteka. Uwo ubwo arihamya akavuga ngo igihe cyose nkiri mu isi ndi umucyo wayo. Nta nubwo ari uwo kugendana natwe, ahubwo atuye muri twe. Kuva kera Imana yishimira kubona umuntu ihereza ubwenge bwayo, kuko iyi si dutuyeho ni reflection y'ubwami bw'Imana. Iyo ushaka gufunctioninga muri iyi si, bisaba ko ukora channel iguconnecta n'Imana, ku buryo buri munota udownloadinga grace, udownloadinga manuscript ivuye ku Uwiteka,
udownloadinga ingengabihe ivuye ku Uwiteka ikwereka imikorere, implementation plan ivuye ku Uwiteka ikwereka icyo ijuru rishaka gukora. Uyu munsi hari ikintu Imana yifuza kuza gukora kuri agenda yayo, ariko birasaba kuza gufata umwanya wawe ugashishikarira kuyimenya no kuyitega amatwi kugira ngo iguhishurire iby'ubwenge ishaka gukora. Iyo rero uri kure biragorana kumva ijwi ry'Imana, ariko ababa mu nzu y'Uwiteka bazaba amahoro masa. Imana niguhe kuyimenya, niguhe kuyimenya by'ukuri. Hejuru y'ubumenyi bundi ufite, reba imyaka umaze wiga, nimba warize wibaza uko ingana, ariko na n'ubu ibyo wize ntabwo wahagarara ngo uvuge ngo warabimenye by'ukuri. Hanyuma Imana yaremye ibyo bintu byose harimo n'ibyo wize. Urumva ariyo wabyuka rimwe ugahita umenya amayira yose n'amayeri y'ubwami bwayo? No. Hejuru yo kwakira urukundo rwa Kristo no kubona agakiza, hakurikiraho gukura mu by'ubugingo. Hanyuma niyo mpamvu iri jambo riri muri Yohana 17:3 rivuga ngo ubugingo n'ubu buri muri iki, ko bakumenya, bakamenya ko ari wowe Mana y'ukuri kandi ari nayo yatumye Kristo. Nuko kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza ukabona agakiza ni kimwe, ariko gukura mu by'ubugingo no mu mwuka bisaba ko wakira umucyo we no kumurikirwa, hanyuma ukagira iyo myumvire mishya. Hanyuma iyo myumvire mishya igufasha gukura no kudownloadinga ubuntu budasanzwe buri munsi buguhesha gukora ubushake bw'Imana igihe ukiri mu isi. Imana nibuguhe kandi kugirire neza. Turagushima Mwami Imana, turagushima Muremyi mwiza, turagushimira ineza yawe. Nukuri nuduhe kukumenya, tukumenye byuzuye ko ari we Mana y'ukuri, mu izina rya Yesu Kristo, amen.